ngo icyokere kirabishe bahita ngo bagira ari kumwe na bagenzi be nyine bajya mu mazi baroga, hanyuma we rero ngo aza kunanirwa ngo ageze muri metero 2. Nahise ngwa muri koma, sinzi ukuntu byagenze, numvise kwiyakira nyine binanena n'isaha nta nuko birankundira. Ibihe byiza cyane kuri mwese mwakoze subscribe kuri Real Vibe nk'ibisanzwe. Nge nitwa Eric Wacu, nyita Eric Wacu. Tudatinze rero ku itariki ya mbere ukwezi kwa cyenda umwaka 2023 umwaka ushize, mu binyamakuru bitandukanye hano mu Rwanda byasohoye inkuru y'incamugongo ivuga ko umunyeshuri wigaga muri kaminuza yarohamye agapfa. Bidatinze nanone ku itariki ejo bundi ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2024 hasohotse indi nkuru y'incamugongo ku bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda ivuga ko umunyeshuri wigaga muri kaminuza ya Kibogora Polytechnic yarohamye agapfa. Uwo munyeshuri warohamye agapfa rero ni nyakwigendera witwa Ngabo Mugisha Aime, naho uwitabye Imana ku itariki ya mbere z'ukwa 9 umwaka 2023 bamwita Imanirahari Joseph. Aba bose n'abana b'abasore bari mu kigero cy'imyaka 20, bose bitabye Imana kandi bapfiriye ahantu hamwe hazwi ko ari mu kiyaga cya Kivu. Ntabwo tugiye kugaruka cyangwa se ngo tuvuge ku rupfu rwabo cyangwa se ngo tuvuge ko byagenze kugira ngo barohame, kuko akenshi abagenzi babo babaga bari kumwe nabo bavuga ko bajyaga mu mazi batazi no koga, batazi niyo bige cyangwa se ngo bamenye iyo biva, cyane cyane ko aba bana bombi barohamye baturukaga mu karere ka Musanze. Si n'abaturage ngo twavuga ko ari abana basanzwe batuye ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Rero tudatinze twagerageje kuganira n'abanyeshuri bamwe na bamwe bo muri Kibogora Polytechnic ngo tumenye ingamba ikigo cyaba cyarafashe. Abanyeshuri bamwe twavuganye bavuze ko ubuyobozi bw'ikigo bugerageza guhwitura ndetse no kuganiriza abanyeshuri bashya bageze muri Kibogora Polytechnic mu cyo bita induction week cyangwa se mu cyumweru cyo kumenyerezwa. Mu byo baganirizwa ku isonga babanza kubaganiriza babamenyesha ko ikiyaga cya Kivu nubwo bagituriye cyica kandi gishobora kwica uzi koga ndetse n'utazi koga. Ibyo tukimara kumenya rero uko gahunda imeze cyangwa se icyo kaminuza ya Kibogora Polytechnic ikora mu kugira ngo kugira ngo abanyeshuri bashya bamenyerezwe cyangwa se bamenyerezwa aho ngaho bagiye kwiga igihe kitari munsi y'imyaka 3. Twagerageje kumva umunyeshuri umwe ku murongo wa telefone atubwira ibyo Kibogora ikora cyangwa se ibyo bafasha abanyeshuri kugira ngo agahinda cyangwa se ibibazo nk'ibyo bidakomeza kugenda byiyongera uko imyaka igenda ishira, kuko bigaragara ko ubwo ngubwo buri mwaka umwana yajya apfa, kuko byaba ari akahumamunwa cyangwa se byaba ari agahinda gakomeye kuri sosiyete ndetse n'imiryango abana baturukamo. Reka twumve uwo munyeshuri uko yatubwiye ku bijyanye no kumenyerezwa mbere y'uko uza kwiga muri kaminuza ya Kibogora Polytechnic. Ariko induction week irakorwa ikorwa kabisa, byo nabashinja ibindi ariko irakorwa. Ubwo igisigaye ni imyumvire y'abanyeshuri, guhindura imyumvire y'abanyeshuri. Narerebaga kuri groupe y'abasirikare tubaho, sanga hari abantu bagifite ibintu nk'ibyo muri segonderi. Twese twize kaminuza, muri kaminuza nta animateri, nta animatrice, nta stress. Umuntu arimenya. Ese hari umuntu ugera muri kaminuza utaramenya gutandukanya ikintu cyiza, ari utaramenya gutandukanya ikivu n'umugezi. Nkuko mubyumva rero hano kuri Real Vibe, uwo ni umwe mu banyeshuri biga muri kaminuza Kibogora Polytechnic. Twagiranye ikiganiro kirekire cyane agerageza kugira bagenzi b'inama. Mu byo yatubwiye ko tuza kubwira abanyeshuri bose bifuza ndetse
n'abiga muri kaminuza Kibogora Polytechnic ko ikiyaga cya Kivu atari ikibuga cy'umupira buri muntu wese akwiye kwirohamo ngo ajye gukiniramo uko yiboneye, kubera ko ikiyaga cya Kivu gishobora kukwica uzi koga cyangwa se kikakwica utanazi koga, cyane cyane ko ikiyaga cya Kivu kirimo gaze zitandukanye nka gaze ya methane ndetse na carbon dioxide. Izo ni gaze ishobora kugukurura n'ubwo waba uzi koga bikarangira uhaburiye ubuzima. Uyu munyeshuri akomeje kutubwira ko yaba ubuyobozi bwa Kibogora Polytechnic ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bagerageza kwegera abanyeshuri baje kwiga muri kaminuza Kibogora Polytechnic kugira ngo bamenyerezwe, kandi mu byo bamenyerezwamo byose harimo kubwirwa ko ikiyaga cya Kivu nubwo bagituriye gishobora kubambura ubuzima. Ni ahanyu rero abanyeshuri biga muri Kibogora Polytechnic ndetse namwe babyeyi bifuza kujyana abana banyu kujya kwiga muri kaminuza Kibogora Polytechnic. Kibogora Polytechnic ni kaminuza nziza cyane buri mubyeyi wese yakwifuza kujyanamo umwana we kwigayo, kubera ko ni kaminuza ikuremika kugera ikakugira ikintu wifuje kuba cyo. Rero kuba ikiyaga cya Kivu gikomeje cyangwa se abanyeshuri bakomeje kurohamira mu kiyaga cya Kivu ntibisobanuye ko kaminuza Kibogora Polytechnic idakora inshingano zayo nk'uko bikwiye, ahubwo igisigaye ni ku banyeshuri cyangwa se imyumvire y'urubyiruko bivanemo bya bintu by'imyumvire ya nta myaka ijana, kuko akenshi usanga bamwe bagendera muri uwo muryo bakajya mu kiyaga cya Kivu bikarangira bahaburiye ubuzima. Tunihanganisha n'imiryango y'abana cyangwa se imiryango y'abo bana baburiye ubuzima mu kiyaga cya Kivu. Ikindi twavuga nuko ubuyobozi bwa abanyeshuri ba Kibogora Polytechnic mu byifuzo bafite bifuza ko ubu buyobozi bw'ikigo cyazabashakira icyo bita ari amajile bogana kugira ngo byibuze n'abifuje kuba kujya mu kiyaga cya Kivu cyangwa se kujya koga bajyana amajile yo kwifashisha boga. Ikindi abanyeshuri ba Kibogora Polytechnic bakomeje basaba ko ubuyobozi bwabashakira nka piscine cyangwa se bukabashakira ahari beach cyangwa se ahantu hari umusenyi bajya kogera kugira ngo ubuzima cyangwa se ibintu bikomeze kugenda neza, kuko bigaragara ko aho abo bana barohamira aba ari ahantu habi cyane ku buryo ari ahantu udashobora gutera intambwe 3 cyangwa 2 utari wagera ahantu harehare udashobora guhagarara ngo we wabasha kwivanamo. Hano ni kuri Rio Vibe, nge nitwa Eric Uwacu. Turabakunda cyane, iyo ukoze subscribe ibiganiro byacu bikugereraho ku gihe bitabaye ngombwa yuko ujya muri searching muri YouTube ngo nahe makuru agezweho cyangwa se nizihe inkuru zishobora gufasha umuntu. Hano tukugezaho inkuru zivugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Hano tukugezaho inkuru ishobora gusigara mu mutwe wawe ntigire ibintu byinshi ihungabanyaho. Turabakunda cyane, Imana ikomeze ibahe amahoro mu miryango yanyu mwese. Dukunda wakoze subscribe hano kuri Rio Vibe, tuyibutsa neza ko kubana natwe cyangwa se kuba warahisemo ugakora subscribe kuri Rio Vibe nuko hari inkuru twagiye tukugezaho zikagushimisha.